ese mwese twizere Kristo. Kristo afite byose. Kristo afite makeup, Kristo afite amafaranga, Kristo afite imodoka, twagiye kureba kwa Kristo afite kuduhuza nyine n'abasore. Kugira ngo ibyo byose tubikuye kwa Kristo, turi kujya kubireba kwa Eric no kwa Patrick. Bakobwa muze tujye kubireba kwa ariko umuntu numuhaye support ni igihumbi kimwe ya 2 akara kwigiye kumujanje. Ugera kumugurira urabo rw'ibihumbi 20. Umuhaye urabo yapfuye. Mukorera atari we narubone nicyo kiriko nanjye sinkubeshye nago na mama ngenjiza abagabo ngijo ninjya gufunga nk'inguni nk'abakobwa cyane njya gusura umusore muri gito nginda nubwo bonda kasanga pitsabire ngenda gutoya nanjye mama wanjye ariko ameze nanjye genda numva ko nyiri gihe cyose ni gutahinda tawe ubere buraje naza ni igiki gishobora gutuma bikumva uvuga uti ngewe uno muntu ndamwanze nimvuga kwanga uvuga uti ndamuhuzwe mwarigeze kubanaho ndavuga umugabo mwarabyaranye mufite abana ni yiherevo y'ababyeyi kuvuga ati uyu muntu ndamuhuzwe. Hello my people, mumeze mutenge meze neza ni Mr. C1 guys, nizere ko mumeze neza n'ukuri mukomeje kunshimisha abantu mukomeje kunshyigikira ariko muri kubona ukuntu agacano kari kugenda kamera gutya. Rero abatesi n'ukuri Imana ibakumugisha n'ukuri mukunda ibintu byanjye murankunda comment ndazibona nabapenda sana. Nagarutse na nana nabite umeze gute ameze rero duherukana Madiba yarakaye ntabwo turi buvuge kuri Madiba sibyo ntabwo turi muvugeho reka turindire igihe bizagendekera neza ariko ndabizi neza ko azagaruka kandi tuzongera kuba abashuti. Uyu munsi ndazanye na nana nabwiye ngo azansure ndamwata ariko waretse twicara none arari kumbaza base ngo turavuga iki nese ngo turakora iki. Nashaka kumutungura kugira ngo adatekereza ibintu byinshi atabishyiramo ubwenge bwinshi. Aba nabazi umubare mba mfite ziharisha nana ndi kugira ngo tuganire sibyo ni igiki bikumva ubere buraje naza ni igiki gishobora gutuma bikumva uvuga uti ngewe uno muntu ndamwanze nimvuga kwanga uvuga uti ndamuhuzwe mwarigeze kubanaho ndavuga umugabo mwarabyaranye mufite abana ni yiherevo y'ababyeyi kuvuga ati uyu muntu ndamuhuzwe gusenya si byiza ariko ndashenye uru rugodo divorce hafi aho ngaho. Icyambere nuko yababaza nge n'umutima wanjye kumbabaza gukuyemo ibintu byose. Ubwo ndavuga wenda hari ukuntu umuntu ashobora no kuguca inyuma pe ntunabimenye ariko mu rugo mindani byagukorera bikagutera umutima mubi wo kuvuga ngo nanze umuntu burundu. Ibyo bintu ni nk'ibiki hari igihe wenda urugero ubana n'umuntu ariko akwima buri kimwe cyose ariko hanze y'urugo ntabigaragaza cyane ko bashuti muhuriyeho akabereka akagufata neza kandi atari ko biri. Icyo kintu cyatuma ngiyewe ntandukana nawe cyase tugashwana nyine burundu. Icya kabiri nuko ashobora wenda kutita ku mwana wanjye gute neza hari abantu hanze aha bitwa ko ari abapapa mu gutera inda ariko mu nshingano ntacyo bamaze. Ego ahari hose yaba ari gusoma agacupa yaba ari kugira gute akavuga ati shange ndi umugabo mfite umwana ariko mu by'ukuri mu nshingano atazi ko umwana akeneye urukweto atazi umwana akeneye minerivare atazi ngo mbese muri make datuma mbirakariramo witegereza umutima muri make abafiyemere ndabasuje aho muri hose ndabasuje hari impamvu nyinshi zitumye mbivuga abafiyemere ndabasuje. Hari ukuntu nyine umuntu byakitinga kari papa yewe ahorana ifoto y'umwana akora ameze umwana wanjye uba wese timani ngende umugabo mfite umwana ahantu hose ari nyine agacupa kamara kumugeramo agasaranga afite umwana ariko mu by'ukuri amufite ku izina no gutera inda ariko mu nshingano nazo
bishatse kuvuga ngo umuntu udafite inshingano ku mwana utamenya umwana akeneye iki. Hari ukuntu umuntu ubona yihirinze byanze ariko yitaye ku mwana yagerageje basi akagerageza bikanga, ariko hariho n'undi muntu umva ntacyo bimbwiye abeho cyangwa ntabeho ni ibyo nyine. Icyo gihe rero umuntu utakaza inshingano ku mwana nawe nta mwana ngiye burundu nkanamwikuramo ntazanamenye twigeze kumenyana. Icya gatatu cyatuma naho muhurwa hahandi twajya tunahura akamenya ntitwanamenye akagira ngo ntitwigize no kumenyana. Hahandi nyine just aba yaranyangirije ubuzima. Narabyaye ntakitwa umukobwa cyitwa umugore cyangwa se cyitwa mama w'umwana. Rero atanyitayeho ngamenye icyo nkeneye icyo gihe nta mwana burundu ngewe. nawe usubije ibintu nashakaga kumva kugira ngo binyinjize noneho mu kibazo cyanjye. Ikibazo ntabwo cyari kiriya, ahubwo ibibazo ni ibingibi, sibyo? Usanga iki gihe nkanjye urabizi ko abatesi dufite telefone nyine nimero duhuriraho muri groupe. Ejo bundi nari kuganira n'umukobwa ariko n'umuhungu, nyine tuganira no ku bintu bari ku mpande zitandukanye, buri wese nyine atazi ko ari kuganira. Yego, noneho sanga abenshi turangana nyine bari mu myaka yanjye. Usanga umutipe ari kumbwira ngo ashaka kwigirira umwana, ngo ashaka kubyara, n'umukobwa nawe akambwira ngo ashaka kubyara. Ariko nanjye ibyo bitekerezo njya mbigira sometimes nka voice wazibyarira ibintu sibyo. Ariko njyewe aho bigeze nzi agaciro ko kugira urugo ni byiza, kuba wabana n'umuntu mu nzu ni byiza, nyine biriya bintu ni byiza kugira urugo. Rero ariko ikintu nasigaye ntekereza ni iki ngiki, abantu iki gihe bari gushaka kubyara kugira ngo mbe proud nyine yuko ndi mama, umusore nawe abe proud yuko ari umupapa nyine afite umwana runaka, ukumva. Ariko nibatekereza wese naza ubundi nzakora ibintu bikwiriye, nzaba umubyeyi nyine ufite inshingano. Ese umwana nzamuha ubuhe burere? Buriya hari ikintu bishyizemo umukobwa akaba aho kubyara no mu gishango ngo ibaze ngo gupfa nabyaye. Buriya aho kugira ngo ubyare umwana ntumuhe uburere bwuzuye, nyine ntumuhe ibintu byuzuye ashaka. Simvuga wenda mu butunzi, amafaranga, kuko ibyo ni ibintu bishakwa, krizi baho, umwana ashobora kumubura ikintu ashaka, ariko basi bya bindi by'ingenzi abikubonera, sibyo? Ariko ugasanga murabyaye umwana ujugunye iyo ngiyo, uri kuhirwa umutuka, uri kwirwa umujya gute kubera iki wirirwa mu mayoga, uri indaya, ntabwo nyine muri kumuha ibintu agomba nk'umwana. Mwebwe mukumva kubyara gusa ni fieri, kubyara ni byiza, kubyara ni umugisha. Ni ukuri aho kugira ngo ubyare udafite ikintu uzakorera uwo mwana, sibyo? Uzajya wabyihorera. Ariko uri gusanga urubyiruko rwinshi turashaka umva kugira umwana ni byiza pe. Nanjye ibyo kintu mba numva nyine ari cyiza nagira umwana, ariko nanone nubwo kubyara ari umugisha, ntabwo abantu bose babyaye ariko byababereye umugisha. Mbabwiza ukuri, hari abantu babyaye ariko none ibyo urwo rubyaro rubabera iki? Rubabera ahubwo ntabwo ikibazo. Njyewe mfite ababyeyi nka 3 tuganira, bose ntabwo baziranye, tuganira ku giti cyabo, ariko bafite agahinda k'urubyaro, ukuntu abana babo bitwara. Kubera iki? Kubyara ni umugisha yego, ariko hari igihe iyo utabitekereje, iyo utishyizeho inshingano nk'umubyeyi, hari igihe urwo rubyaro rukubera iki? Rukubera ikigeragezo, kubera ko hari igihe biba byaraguturutseho, sibyo? Hari igihe biba byaraguturutseho nk'umubyeyi, ntiwite ku mwana, umwana akazagira ya myaka yo kumenya ubwenge, abona nta muntu abona, kandi akumva. Sinzi akavideo nigeze kubona kuri TikTok, umwana mutoya ari kuvuga ngo papa wanjye ariho, ngo ariko ngo mbayeho nk'imfubyi. Uri kumva mama we yarapfuye hasigaye papa we, ahubwo nyine kari kavuga ati papa wanjye ariho ko nyine ni imfubyi. Ni nko yavuze ngo papa wanjye ariho nyine ariko ntariho, yarapfuye, sibyo? Ibaze rero nk'uwo mwana agakora bati wenda mfite mama wanjye ariko sinjya mubona, mfite papa wanjye sinjya mubona, uwo mwana azamera ate? Tereza reka musubize. Cyane wenda ngenda avuga ibyonzi. Akenshi urubyiruko turi hanze turi kubyara cyangwa se bari kubyara,
batabiteguye kuko nta muntu ndakeka nta mubyeyi wabyara ari kumva yuko ashaka umwana azabaho nabi. Kubaho nabi ni mu buryo bubiri, mu bw'ubushobozi cyangwa se kumwereka imico mibi. Ahubwo ni kwa kundi biretruva byabaye ariko ntabwo baba babipanze. Urumva? Hanze aha abantu iyo myitwarire mibi uri kuvuga yose akenshi bayereka abana babo kubera biturutse ku bushobozi buke. Hari igihe nk'umubyeyi abona umwana we bagiye kuburara akabona nyine nta kundi kuntu yabigenza, bikaba ngo wenda akazana nk'ayo mafaranga adaturutse mu buryo bwiza, ariko cyane cyane ari kurwanirira babana be ngo bataburara. Ibyo ndabyumva 100%. Yego rero ikintu nshatse kukubwira, nk'abantu baba bari kukwandikira nyine wenda muganira bavuga ngo turashaka kubyara abantu, ni abantu babipuraninze, ariko 99% ni ababyara batabigizemo uruhare. Ngiye kumva ko babishaka bakasanga basamye ariko batabishaka. Ibyo ndi kubyumva, ibyo nani ikibazo buri ikintu cyakubaye par accident sawa, uyiturwarira ishyaka y'icyo kintu umwana akabaho akavuka ibyo ndabyumva 100%. Ngi ikintu ndi kuvuga impamvu nabigize ikibazo, abo bantu babinyandikiye ntabwo niba abana bari mu buzima butoroshye. Uri kubona wa mwana w'umukobwa ubana na mama we gusa bakishakisha bakodesha bagira gute, uri kumva? Ubwo rero nawe ubu uri kuvuga gutyo kandi aracyari kwishakisha kandi ikindi ntiyayigize kubw'impanuka. Ubwo niba yumva muri ari gupuraninga avuga kubyara ugafite n'uburyo azamurera, ngo ntabwo yambabaza. N'ukuri ntabwo yambabaza, ntabwo yambabaza. Ubu hari ikintu bose ari kumva. Oya ndi kubyumva. Okay, reka umuntu arakishakisha. Uretse umuntu arakishakisha, wenda baracyari mu nzu y'ubukode, ejo n'ejo ndi bashobora kubura icyo bishyura bakabasohora, sibyo? Bari Kigali urugero niho hano haba amazi ahenze. Ushobora kuba atanahenze ariko nyine kuko umubayeho akaba ihenze kuri mwemwe, ariko uwo muntu arabizi barakishakisha na mama we. Ari no kuzana ibintu byo kuvuga kubyara aho kuzana kuvuga gushakisha amafaranga azabyara igihe ari kumva yifite, cyangwa se azanabyara icyagiye byabaye impanuka atabiteguye ajya kuvuga kubyara. Uwo rero ngiye ku giti cyanjye nkanana namubwira ngo genda ubyare niba ufite uburyo uzamureraho. Nukuri Imana ndamubwira byemitamuha ariko reka mubwira nanone. Okay, reka nimere ko ibyo bishobora kubaho. Hari ubundi hari ibice bibiri, hari igihe umuntu agira gute abyara par accident nyine bikamutungura, sibyo? Hari n'igihe noneho umwana ashobora kuba ati singize imyaka wenda 25, sibyo? Urumva ni n'umwe si mu mwana akora ari mukuru, noneho yarangiza nanone nyine ntago ari mukuru bihambaye, noneho akavuga okay wakwibyarira, sibyo? Hari ikintu noneho basigaye bavuga ngo kubyara ni kare, byara se unutinda umwana wawe ukazamurira ushaje, ibintu nk'ibyo, sibyo? Uwo mwana akabatire n'ubundi nzarwana n'ubundi ba mama wacu bararwanye, baba mama wacu bararwanye ati nanjye nzarwana, sibyo? Akabikora yibwira ko azabishobora, wenda bikanabaho akabyara. Ngiye gutwita no kubyara kugeza ubu nta kibazo bifite, sibyo? Sasa ikintu nshaka ari nacyo tugiye kuganira tukadiscusingaho, uri kumva? Shaka kugira ngo tuganire. Hari uburere tuba tugomba guha abana, yego? Nimba ubu tugiye kuvuga baba mama nyine urumva bakorere ibintu bitari byiza kugira ngo abana babone imibereho, sibyo? Ntabwo ndabumva 100% bara kugira ngo ubone umwana yakwicwa n'inzara cyangwa utari mu imibereho, ntabwo wajudging uriya mu mama ukora uko nyine ashoboye kose kugira ngo abana be barye babeho. Ndabyumva cyane, ariko none ikintu nshaka wabikoze mu buhe buryo? Ye ku giti cyanjye ntabwo ndi buvugire buri mama wese cyangwa buri mugore wese wirwana kugira abana be babeho. Ku giti cyanjye ngiye nkanana abo bana ndamutse mbafite abana barenze umwe, ndavuga nka 2 cyangwa 3, nzi neza ko kubona ibyo barya bingoye, nakwihiringa ibyo nkora byose nkabikorera hakurya y'amaso yabo. Handi nyine umwana ushobora kumbwira ati mama wawe ni indaya, akaba kuba ariwe yakwita indaya wowe ubimubwiye, akaba atabyemera, then inama muhaye nawe akabyumva, akazumva. Yego
guys ntabwo ari uko turi kubwira abamama bajye mu buraya cyangwa kuki ufite ahantu wakura amafaranga bitaciye muri izo nzira wabikora, ariko nanone mu gihe hari izo nzira nyine bibaye ngombwa ko ari wibyereka umwana wawe, bihisha abana bawe kugira ngo nabo batazakora bavuga ngo nimbura ibyo guha abana banjye nzakora nk'ibyo mama yakora. Niba unanywa n'izo nzoga zinywere kure y'abana bawe. Niba uzi neza kunywa amacupa 2 ugasinda ukagwa mu muhanda, nywa rimwe kugira ngo abana bawe batabibona mu maso, kugira ngo bahe agaciro mu icupa rimwe niba unywa 2 ugasinda. Niba unywa rimwe ugasinda gerageza uziyibagize, niba utanaziyibagije gerageza nyine bihungisha abana bawe, abana bawe bijya gupfa mu mutwe kubera wowe. Gira ishusho wereka, hari ikintu ngenda yabwiye abantu reka mbabwize ukuri, ugasanga umuntu ari gufata wenda nka TESSY kuri social media, wenda nuko ngiye wenda nta bintu birenze njya, ariko buriya hari gihe ubona nk'umuntu kuri social media ariko mwahura mu buzima kibazo y'uyu rwose umuntu wakekaga ko abona ameze gutya. Yego bikumva, cyangwa se ugasanga kuri social media bari umusazi ubona ari wa muntu udafite epfo na ruguru ubona asekeje, ariko mu buzima busanga ugasanga ibintu bigiye byabaye, sibyo? Kubera iki? Aravuga ati ngiye gufata ishusho y'akazi, nyuma y'akazi hari ubundi buzima, sibyo? Rero dusupoze wenda ko ntabwo tubwiye ababyeyi ati mwigira gutya ko na buri agaho kari kundi karahandurika, sibyo? Ariko rero nimba ibyo bintu nabikora wibikora mu maso abana. Ndabyibuka kera ahantu twari duturanye n'umumama ufite umwana umwe w'umukobwa, umumama nyine yaricuruzaga, ukumva. Noneho umumama akajya azana abagabo mu rugo, yazana abagabo mu rugo, urumva kandi babaga muri chambrette, umva icyo kintu, yazana abagabo mu rugo, urumva bakabyamaniraho, umwana ari kumva ku ruhande. Bigera noneho umwana mu gitondo kujya ku ishuri bikajya bimunanira kubera iki ntiyigeze asinzira. Byageze noneho akajya we amaze guca akenge, azi ubwenge, ari umukobwa, yabona mama yazanye umugabo kagasohoka. Urumva igihe wenda amuzanaga muri amajoro abantu bose twaryamye, wenda nk'uko kundi umuntu muri nijoro ataba muri karitsiye akabona akana kari hanze, ugasanga wenda nimba ari nk'umuhungu wamubonye akumanze nko mu rugo ati umwana ari hanze, wenda akaza kuryama mu rugo. Kurumva uwo muhungu ntabwo yari kugira gute, ko hari umuhungu wakunda gutaha nijoro cyane. Iyo yamusangaga rero hanze yahitagaza kudukomangira. Umwana byageze aho aciye akenge, we nyine ubwo ajya haza nk'umugabo mu rugo iwabo mu rugo, akajya nyine aza kudukomangira akaryama. Hanyuma rero urumva mama we nubwo yari kuvuga ati mumutware mu mugoma, ntabwo yari kwema umwana we. Urumva icyo kintu umwana yakuze icyo kintu akizi. Noneho umumama niyo yasindaga yatukaga umwana akambwira uzenda ubundi se uzamara iki, nawe uzaba indaya nkanjye. Nyine urumva akamuraga amagambo mabi, umwana agenda kakamwica, umwana ajya no kwiga akajya kurarira. Nyine urumva tukajya tumuganiriza, nanjye urumva wenda nubwo namurutaga ariko sinamurutaga cyane, ko twajyaga kugira nyine yamushaga imyaka mikeya, tukajya tumuhumuriza. Njye nyine nkavuga ko ubuzima bukomeza, nkavuga ati ahubwo iga cyane kugira ngo utazaba nk'ibyo mama wawe akora. Umwana nyine akagikomeza akiga akagerageza, ariko umva uko byamera kose niyo wakwirengagiza agahinda karakwica gukabura. Nana umubyeyi aba ari umubyeyi, umubyeyi aba ari umubyeyi. Rero abamama ni ukuri kw'Imana ntabwo turi kuvuga ngo gukora ibyo bintu nibi, oya pe, ariko nanone wigira ishusho wereka umwana. Bikore ku giti cyawe wowe ubwawe, kandi rega ikintu kitagaragarira amaso y'abantu uba ufite no kubihakana. Nta muntu uba wakubonye, ariko nugenda ukabikora umuturanyi arakubonye, umwana wawe arakubonye, abana bawe barakubonye, icyo gihe rwose ni akantu karimo TESSY. Ariko uzi kubona umwana w'imyaka nka 10 afite agahinda k'umubyeyi wiwe. Baze guhera ku myaka 10 ufite agahinda ka mama wawe, ibyo ubona ibyo guteye. Kandi buriya nimba y'icyo nabonye na guhera buriya ku myaka 7 cyangwa 6 kugeza ku 10,
buriya bwonko bw'abana bangana kuriya ntibushaka kwibagirwa. Ntabwo bwibagirwa uretse nanjye usubiye nko mu bintu byambaye mfite nk'imyaka 5, 6 ndabyibuka kuzamura ku 8, 9, 10 ndabyibuka sample. Ibaze rero ari igihe ukora ibintu uvuga ngo uyu aracyari umwana kandi baba bafite memory ikora 100%. Rero no kuri nimba ukora ikintu ugira gute bishaka uburyo umwana atari bubibone, nushaka ujye ishyoronge, nushaka ujye gutare ajye no mu ntara agabye umwana atingiye mu kazi. Ndabyibuka hari umwana twiganye muri segonderi bikumva nyine mama we twe tubizwa ari indaya kwa kunyirwa mu bugambo anyini mu inzoga ariko umwana twarinze turangiza kwiga. Umwana reka yeguyana byuma bafite ariko abantu muraharabika. Mama ye n'igihe yigenderaga iyo hanze y'igihugu akajya muri ako kazi akongera akagaruka. Umwana wiga neza, umwana wabaho neza, uri kumva? Ariko nyine umwana afite discipline, umwana akunda gusenga, uri kumva? Byageze na nyuma mama wabivamo ahita nk'umucuruzi. Basigaye acuruza ibintu by'imyenda. Urabyumva ko ikintu cyatumaga bijyamo n'ubuzima bubi yarari. Yego. Nyine ibyo bintu ntabwo bari byiza pe. Ariko none tuvuga ko se iyo byabaye ngombwa ko bibaho nubwo twabikuraho sibyo. Nta muri no si kwera ibibazo kubera iki ntabwo twakuraho ibintu byo kujya gute byo kuvuga ngo ibintu ntibibe. Ibyo byose bizahoraho bizakomeza kubaho. Ako basi se nimba wanabikoze kugira ngo utica umwana akiri muto, utamuhemukira, utamugira gute, bikore muri ubwo buryo, ihishe, bikore wihishe. Umwana umukinge kubona ibyo bintu akiri umwana. Nukuri urinze umwana wawe kubona ibintu nk'ibyo nawe wakorana uburere akanagutinya akavuga ati ninkora ikintu mama wanjye arankubita cyangwa se ninkora ikintu mama wanjye arandeba nabi arampana icyo gihe. Ariko nanjye sinkubeshye ntabwo nabona mama wanjye yinjiza abagabo ngijo nijya gufunga nk'inguni nk'abakobwa cyane njya gusura umusore muri gitondo ngenda nubwo bonda atasanga kitsabire genda gutoya nanjye mama wanjye ariko ameze nanjye genda numva ko nyiri gihe cyose ni gutahinda taha kuko icyo nabonye bifasha sibyo. Icyo nabonye bifasha nk'iyo wenda uwo mumama yakoze ibyo biri kugira ngo umwana kure abeho yo nyine yagiye kure yabyo umwana atayibonye, wa mwana arakura akavamo ikintu kizima na wa mubyeyi agahinduka. Uri kumva icyo kintu? Ariko nubikorera mu maso y'umwana wa mwana uzamwica nawe nyine akurire muri ibyo ngibyo birangiye noneho mwese mugize gute nta n'umwe urokoye undi, sibyo? Rero nimba uzi gukora ibyo bintu kuri mu bihisha abantu niyo mpamvu usigaye usanga umwana w'imyaka ingahe azi ibintu wowe utanazi, sibyo? Kubera iki? Hari ibyo yabonye akiri muto, hari ibyo yumvisha akiri mutoya bijya gute ari wantu uzasanga nk'umukobwa w'imyaka 18 ari kuvuga nk'ibintu kuri social media ukavuga kubera iki? Buriya harana ibyo bisarana bayarikomoye yaranabibonye rega yarabibonye kandi akabibona akigize gute akiri umwana. Rero kugira ngo basi ubwo buzima urimo butari bwiza ugasanga mama nyine umva ntiyaharira umwana makeup ntibibaho arazishaka. Harya ni gute uwa mwana w'umukobwa we atazajya gushakira makeup mu basore cyangwa se n'utundi tuntu akeneye kugira ngo umukobwa mwiza w'igitabo? Ni gute se atazabikora? Mwaba mama mwemere niba ufite umukobwa w'imyaka 18 cyangwa 20 ukaba wenda ari we mutoya ufite cyangwa se nawe mukuru, mwemerere muhereze liberite kuzajya muhereza utuntu nyine twamushuka kugira ajye mu basore tumuhe urebe ko zanda zitateganyijwe nyine zizapfa koza. Ariko ikibazo cyanyu ni mushaka gusaza namwe. Ariko nanone hari abana batanyurwa nabyo, abana batanyurwa. Yego pe hari igihe ubona ko uburere buke bavanye ku babyeyi babo, ariko nanone hari abana batanyurwa. Rero no kuri byose biri muri Kristo. Ese twizere Kristo. Kristo afite byose. Kristo afite makeup, Kristo afite amafaranga, Kristo afite imodoka, twagiye kura kwa Kristo afite kuduhuza nyine n'abasore. Kugira ngo ibyo byose tubikure kwa Kristo turi kujya kubireba kwa Eric no kwa Patrick. Bakobwa muze tujye kubireba kwa jya Eric arakuba bashira. Guys, rata rero nukuri
hari ibintu uba ugomba gukora mu ibanga, hari ibintu uba utagomba kwereka sosiyete cyangwa se ngo ubyereke nuze wo kavuga ati hari n'abantu buriya nimukabone nanga umuntu buri hari umuntu utuka indaya akabacira imanza barabara nimukabatuke nimukabajaji ahubwo ujye uvuga ngo nakora iki basi nimba unafite iyo nshuti imeze gutyo cyangwa se nimba uzanye n'umumama basi nakora iki kugira ngo azabire wabinyuza ku bana bibuka bagira inama bagakora cyane buriya abana be bageze iyo bajya na wa mubyeyi biramufasha akareka cyangwa se niba ufite nubwo ubushobozi butari bwinshi wenda ni buke gerageza ugufashe na mugenzi wawe wamuha 20 cyangwa 30 akikora nako gatara akamenya ngo abana bararya ibijumba cyane iyo myumba atari ko ntarasoza abantu ubundi kubera cy'abantu bafashe icyaha kimwe cyonyine bakumva nicyo kintu bagiye kugira ukumva umuntu nguriya n'indaya nguriya sambana guys ntabwo icyo cyaha ari cyo kibaho gusa ariko ni cy'abantu twahaye uburemere gusa uri kumva tujye nyine gutabara mu Islam urabizi nyine ko abagore batajya bajyayo nyine tugeze mu rugo baratwigishije nyine urumva bo baragenda bahita bashyingura ariko batubwishije numva nicyo bo bagenda bagashyingura ntabwo baba bashaka wa muntu uvuga ngo bari kuvuga ibyiza bye ngo ibigwi bye bo barashinga kahita bavuga ngo urubanza ni urw'Imana kandi ko urubanza rw'Imana kuko usanga ikijya twebwe abarokore nyine umuntu apfa tukavutse ari mwiza yigize ugasanga turi kubivuga kandi akiriho twaramutukaga uriya n'umuntu mu birureba ako yajya twabanga n'umuntu mwiza n'umuntu hariya tuba turi gukora icyaha mwabantu mwe rero nta muntu ufite ububasha bwo gucira abantu imanza nukuraho nubona mugenzi wakoze ikosa mu bintu bibi haranira kugira ngo abivemo nubona bikunaniye kuko nta kindi kintu uri bubikoreho ugenda upfuka mu umusenge Imana tuamana rero mureke dusengere bagende nubona ngiye TESSY nkora ibintu bibi ntuncire urubanza ugenda upfuka musengere ubabazwe n'amakosa agendana nakora ikosa ugende mu cyuma musengere erega nubwo narwaye nkatwe duharane kuvuga ngo twakora iki kugira ngo rwakire ariko umuntu numuhaye support ni igihumbi kimwe ya 2 akarapfiye ku mujaji ugera ko mugurira urabo rw'ibihumbi 20 umuhaye urabo yapfuye mukorera atari bo narubone nicyo kirenze rero nokuri mwakoze cyane abatesi Imana ikomeze baho umugisha ariko nukuri dukora ibintu bizima ntago turabere tuzakosa TESSY nzakosana nazakosa nabandi mwese na mugenzi wazakosa na mama we n'iki bakose ariko se wowe ufite uruhare rundi rwo kuvuga ngo ubwo muntu ahinduke hari icyo umurushije bikore kugira ngo agire ikintu akwigiraho nimba utabishoboye kuko hari abantu badaharamo genda upfukame mu cyumba cyawe usaba Imana umusabira imbabazi umubwiye Imana muhiye guhinduka ahinduke Imana bamugisha rero mukomeze kwishyigikira mukora subscribe like na share na mvuba azajya babwira ati mugende mushyigikira agiye gukora afite ibintu byinshi ababikiye ariko uziko wandika ukagira ngo nabandi none igihe nazagira kuri kamera abanyarwanda bazagira rero nawe vuba ha muzamushyigikire